Ndabashije buri mwese mukomeza kudukurikira haba uri mu Rwanda hanze y'igihugu ndetse n'andi hatandukanye gusa nk'uko nagiye mbabwira burya ngo muri iyi si harimo ibigusha cyangwa se harimo satani irimo iratera abana cyangwa se mu rundi ruhande navuga ngo ni satani irimo iratera urubyiruko rwo muri iyi minsi ni mu karere ka Muhanga aho hamaze kumvikana inkuru mbi, inkuru iteye ubwoba, inkuru y'umwana w'umuhungu, umusore w'imyaka 23 akaba yitwa Hakizimana Emmanuel, akaba kuri ubu ngubu arimo ukekwaho kwica papa we w'imyaka 60. Byinshi muri iyi video ni mu kanya, ariko mbere y'uko ngira icyo mvuga banza kuri subscribe ku muntu utarayikoze, ma comment ibitekerezo by'uko wifuza ko nazanye kugezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Yego, ni mu karere ka Muhanga rero aho humvikanye inkuru itari nziza y'umusore w'imyaka 23 wamaze kuba yakivugana se, gusa kugira ngo akore ibi ngibi ngo byatewe nuko yari yamaze kunywa ibiyobyabwenge, yari yamaze kuba yaba chronique yabyo, hanyuma nibwo ngo yavaga aho yarari kuko nyine ntabwo yarari mu rugo. Akimara kugera mu rugo rero ise akimubaza ese wari uri hehe wa mwana we, uyu mwana ngo yahise aterura intosho ayikubita se mu mutwe, ise yikubita hasi ntiyahabyuka. Bamwe mu baturanyi baturanye n'uyu mwana cyangwa se n'uyu musaza witabye Imana bakomeza bagira bati uyu mwana yari umwana unywa ibiyobyabwenge, yari umwana utari umwana mwiza kuko rimwe na rimwe yatahaga yasinze, akandi kenshi n'ubundi agakunda kuba yagira amahane akarwana. Rero ibi ntabwo bidutunguye ko yaba yishe se kuko n'ubundi twajyaga tubikemanga, twajyaga dukeka ko n'ubundi hari igihe kizagera agakora amarorerwa nk'aya ngaya. Abaturage benshi bakomeje kubigiraho comment bagira bati ibi ntabwo bisanzwe, ibi ni ibintu biteye ubwoba, ibi ni ibintu bidakwiye mu banyarwandakazi cyangwa se mu banyarwanda, kuko ngo uyu ni umuco utabaho kuba wafata umubyeyi wawe ukaba wamurimbura, ukaba wamwica. Benshi bakomeje kubiteraho bagira bati uyu mwana bamufunge cyangwa se bamukatire nawe igihano cyo gupfa kuko yakoze amahano yo kuba yakica papa we, cyangwa se bashake ibindi bihano bikakaye baba bamukorera. Uyu musore nawe yasobanuye agira ati njyewe rwose mu by'ukuri kugira ngo iki gikorwa kibe nanjye ubwanjye ntabwo nzi uko byagenze kuko ntabwo ndi gutekereza uburyo kinabikozemo, ariko agira ati ngarasaba imbabazi, ariko izi mbabazi sinzi nimba hari uwatekereza kuba yaha umwana wishe umubyeyi we imbabazi. Ubuyobozi nabwo bwakomeje kubivuga bugira buti ikiri ngombwa ni uko uyu mwana yahanwa kandi agahanwa by'intangarugero, n'urundi rubyiruko rukaboneraho ko kunywa ibiyobyabwenge atari ikintu cyiza, kunywa ibiyobyabwenge ari umuco mubi udahwitse mu rubyiruko rw'u Rwanda, kandi bagira bati arahanwa bikwiye, arahanwa n'amategeko, kandi uburyo ki ari buhanwemo buranyura buri wese. Wakoze gukomeza kudukurikira, wowe ukomeza gukurikira Urusaro TV, udahwema kutwereka urukundo, udahwema kwereka ko udushyigikira, uri umuntu w'ingenzi kandi uri umuntu w'agaciro cyane. Ongera wibuke ukore subscribe niba utarayikoze, ma comment ibitekerezo byawe nibyo bituma nanjye ngira courage gukomeza mbashakira amakuru kandi amakuru yizewe.